Ngiye muhanuzi ko bitangaza mu gihugu hano birenze hano masasu kumuvuga nuko nk'urugero wenda ntaguciye mu ijana. Hari abana bakize imivumo, hari indwara zakize, hari abadamu babyaye, n'uyu mujyi nabuhanuye ko uzatera imbere kuva 97 ndi mu uyu mujyi mvuga mu muhanda hano. Sinkivuga ibitangaza byabaye byinshi byo. Niyo mpamvu tuzwi cyane. Oya gafaranga afite ikibazo mu bwonko. Kuko ikibazo afite umuntu yavuze ntabwo amuzi. Twongeye kubashimira nshuti bakunzi b'Urugero TV, tukaba dukora ibiganiro bijyanye n'iyobokamana, ndetse tunabashimira ko mujya mukora subscribe ndetse mugakora like na share. Turi kumwe n'umukozi w'Imana bakunda kwita ngo ni umukiranutsi ku isi. Iryo zina ryahaba ryaraturutse hehe? Ubibwire abadukurikiye. Maze nibwira abantu amazina yanjye ni Pastor Joel Prophet Bitangaza, ndi umugabo ndubatse afite umudamu n'abana bane ngiye ku Ruyenzi ni homba. Byaturutse kuko nisobanukiwe Kristo yamfiriye. Biravuga ngo Yesu yikuriye ibyaha byacu arabipfira. Ubwo rero turi mu kimbo cy'uko turi abana b'Imana dukijijwe, turabakiranutse. Ntabwo ndi uwa mbere ku isi, ariko ninjye bashe kumenya kuko ndiwe. Abandi ntabwo barabimenye. Abandi numvishe ngo bahanura ari abanyabyaha, bakarimba ari abanyabyaha bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Urumva sinzi mu prophet ujye guprofesa atashyikira ubwiza bw'Imana we yaba ari we. Yaba afite ikibazo mu bwonko, ariko umuhanuzi utashyikira ubwiza bw'Imana yabarinda. Ngende umukiranutsi rero. Hariho nk'abapasiteri cyangwa se abapotere, ababishopu bashobora kumva bati uriya muntu yiyise umukiranutsi wa mbere ku isi, kandi ugasanga wenda nk'izina ryawe benshi wenda bataba batararizi cyane, bakumva ngo ni Masasu, bakumva Gitwaza, ariko bakumva ngo ni we mukiranutsi. Ubu ni iyihe mpamvu cyangwa se biba bitewe n'iki kumva ngo ni we wakiranutse? Nuko hari ikitangaza waba warakoze, waba warabonye, cyangwa se ugakorera abantu bikaba byatuma uvuga ngo ni wowe mukiranutsi wa mbere? Ninjye muhanuzi ko bitangaza mu gihugu hano birenze hano masasu kumuvuga nuko nk'urugero wenda ntaguciye mu ijana. Hari abana bakize imivumo, hari indwara zakize, hari abadamu babyaye, n'uyu mujyi nabuhanuye ko uzatera imbere kuva 97 ndi mu uyu mujyi mvuga mu muhanda hano. Sinkivuga ibitangaza byabaye byinshi byo. Niyo mpamvu tuzwi cyane. Niyo mpamvu bavuga Masasu, Gitwaza, abo ni abantu nkanjye. Cyo kuri ikintu nakwemera nuko bafite amafaranga menshi, kandi ufite amafaranga menshi n'abantu benshi barakuvuga kuko ubuzwi ibikorwa byawe rero ntange n'inyagira rero nangiza, ariko mavuta ndo wa mbere. Komediye bita Gafaranga se umuvugaho umufata nk'iki? Ntabwo dukora bimwe kuko aravuga ngo ukunda ngo kurya ingurube, ngo niyo mpamvu uri munini, ndetse ngo ukanywa na byeri, kandi watubwiye ko nguri umukiranutsi wa mbere. Ubwo se yaba yarabikuye hehe? Wabitubwira. Oya Gafaranga afite ikibazo mu bwonko. Kuko ikibazo afite umuntu yavuze ntabwo amuzi. Ntabwo namusabira ibintu bibi, kandi musabiye kujya agorora indimi. Hari ijambo yavuze ngo Imana ntanzu yatanga, ntiyatanga n'imodoka, ntiyatanga n'amafaranga. Mu Migani ibice 22 umurongo wa 4 hatubwira iki? Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ze n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Umwana rero nta cyazi, nta teoloji yize, nta kimwazi, kikwazi gucuruza imyenda, azi no gukina komedi. Umwana nta kintu azi. Iyi domaine yacu dukora rero y'igishumba twarabyigiye, narize ndabyiga imyaka myinshi. Imana imubabarire n'umwana. Pastor wigeze kuvuga ngo wamuvuma. Wamuvuma cyangwa se wamusabira umuvumo ukaba wamufata bitewe n'ukuntu yavuze ko ari ingurube urya na firi n'inzoga winywera? Ntabwo namuvuma, ngo nambwa ati binzanire. Nzanire iyo ngurube, uzane niyo byeri, ndarobanura icyo ndi burye, nshaka gusubiza byeri nkarya iyo ngurube.
nimba ajya yimpa nyine urumva ko gafanga ajya ngaburira azi ko ndya ari kuvuga amagambo nk'ari umuntu umwe ufite umugore n'abana kuri televiziyo nk'ingiyi akavuga ubusa gusa umwana niyo papa wanjye tunzwe n'ingurube n'amayoga sama nahashye ibirayi hageze ati papa agiye kurya ingurube n'amayoga urumva ni umwana uriye kuko sinamurenganya ni umwana mu bitekerezo agize udufaranga vuba turi kumushuka yambara deshire yambaye deshire nuko pastor biragoye cyane kugira ngo ube wareba nk'umupasiteri wakwemera wenda uvuga uti uyu mupasiteri ni umuntu nakwigiraho, ni umuntu w'inararibonye mu ijambo ry'Imana kandi witwa ko uri umukirari we mukiranutsi wa mbere ku isi. Ese wenda tutavuze ibintu byinshi cyane ni ukuvuga ngo nuhe mupasiteri ushobora kuba wakwemera ko nawe ari umukiranutsi nkawe? Yapfuye Tebi Joshua nongera nkemera naye na Obaridi nabo n'abandi basigaye bose turi kumwe mu kazi. Nabo ngabo gusa nibo nemera. Nta bandi bapasiteri wemera hano mu gihugu cy'u Rwanda? Nemera. Bampaye iki? Nabo bawenda nabo bafite amatorero, bafite abakristo, bafite inshingano zo gushumba. Mu Rwanda se? Mu Rwanda ni benshi n'abarondo ari benshi. Nkabazanye nkaniyemera. Ariko pastor ubundi urutorero ryawe ribahagana imbaraga z'Imana so ku kinamba hano ngo ntabwo barafungurira n'abandi benshi ako nibafungura n'umuriro namwe mwese ndabatumiye nzaze kubohoka. None se pastor wenda tuvuze ku bijyanye n'umwuka w'Imana, hariho nk'abantu baba bakoresha imbaraga z'imbaraga z'umwijima cyangwa se imbaraga zo gukoresha Satani. Burya nawe ashobora gukoresha ashobora kugira ibintu by'ibitangaza ashobora gukora. Hariho nk'abarutanga rw'amaboko, hariho nk'abandi bandi bose nimba afasha abantu. Satani nimba ari wabakira abantu amazu akabaha amahiti uri kumva nje babazengewe. Ahanga dufite abapasiteri kuki nta mana yakuri bitangaza nsubiza nawe nta mana yaho umuntu imodoka. Imana yamuha imodoka. Rero iyo myuka mibi ntabwo ndayibona ngiye nkorana n'Imana. Ninyibona nzayibatangaza ko nayigiyemo nimba izabe ifitiye inyungu. Ubu munsi ukifitiye inyungu no guprofeta no guhanurira abanyarwanda niyo kifitiye inyungu. Nibigera ku myuka mibi nabyo nzabasinyira ko nabigezemo. Ubuse ubuhanuzi ufite muri iki gihe n'ubuhe? Nubwo abanyarwanda mugiye kurya munamwe igihugu kigiye kuba uburyohe. Pastor Yesu ashimwe. Ntabwo icyubahiro. Wari urimo utubwira ko ubuzima wagiye ucamo abantu bakuzi hano hehe za Roko Defense Muhanga niyo ntambara yo Roko Defense yaje kurangirira. Kwambara nabi kutagira aho ndyame ugiye kwinjira muri Kigali gufite iki cyangwa cyubanya bwiza. Kuza virusizi kugira hanga usubiye utene nta mafaranga nta buzima bwari uburibwe. Nambaye inkweto zidasa za kamambiri. Urumva mwese mukira abana mwese mukira abana urumva hano hari huzuye ivumbi hano hose hose hari huzuye ivumbi hose hanga urumva dufite message no kubona icyo kurya ari ikibazo. Uyu munsi amafaranga ko dufite amazo meza ubu turavugisha umuntu kwinjiyemo tuyavanyemo mbere kwinjaga mu buzu ugiye guhirima urukumva nta cyo kwabonaga amazi yo kunywa. Nyambwira abantu ngiye bajya ngo passer amaturu nariye kera nambwiye amazi mu Kristo noza amazi yabo narafuriye nari ibigo byaho byose byari ituro kugira ngo mbeho. Rero umuntu uvuga ngo passer arya amaturu natangiye kuva 97 urumva rero biranagaragara umusaruro warabonetse. Umusaruro w'ikirese oya n'ukuntu ugaragara rega umuntu wariye n'ushonje biba bigaragara. Ariko tuganira ubu ngubu yaba narabaye nka meya mambuze nani habuzi hano Joel habuzi Yesu wenda mambuze Vewit Yesu wenda nese ntago nakubonye uzushaka kutaje n'amaguru. None se nyine kwanza waje witwaye tambaze nyine ngo baze nyine musubire mu nyine afite imodoka niyo mpamvu yaciye amazi gafaranga ngo n'umwana yakomeje kumwita ngo n'umwana kandi gafaranga nafite imodoka gafaranga mayo uvuze nyine igihugu kiyobowe neza. Abaturage bazamuka umunsi kundi bazamuka ikiyowe nabi abaturage basubira hasi. Rero nimba narindi hasi kuva igihe cyose ngahabwa imiyoborere myiza nagomba gutera. Icyo gihe wari muri ubwo buzima byari ubuzima bwivuga butumwa nyine byari ubuzima bwivuga butumwa. Mu kanya maze guti igihugu kiyobowe neza abaturage bagenda bazamuka. Iyo kiyobowe neza bagenda baguma aho hasi. Icyo gihe wari aho hasi hari imiyoborere imeze icyo gihe intambara yari irangiye
abantu bakisanasana no kuvuga ngo imodoka kwashaka kubanza kubaho ubanza ubyumve abatekerezaga imodoka banze kwanza mbeho nawe waje kuva muri ruhurura se ryari kuwemo niki n'imbaraga z'Imana nagiye zamuka mu kubaha Imana ariko nubwo uvuga ngo kubaha Imana ushobora kuba yarakubereye nk'ikiraro akaza akagusanga muri ruhurura icyambere ikiraro ni serivisi nahaye abanyarwanda bakabona ni nziza bakamuvuga ibintu bizima bakabifashamo kugira ngo ngire ku rwego rwo kugira inzozi zanjye zitamba ku mateleviziyo iyo baravuze ibintu bibi ku banyarwanda ntabwo uyu munsi ndahangana nicaye nababwiye ibintu bifite akamaro batega amatwi umwe ugashira undi kaza ati umwe kwamusapotinga akabikwiza isi yose Pastor none se ngubu ni ihe message ushobora guha nk'abantu bateze badukurikiye nka Urugero TV nubuye butumwa wabaha nk'umuhanuzi nibe nashoboka uhanurire n'Urugero TV twumve ubuhanuzi banza wumve ni nk'itangazo ntago ushaka kubabwiza cyane mbigisha gatoya umuntu wese uri hasi yirinda ibintu bitatu icyambere uzirinde bwa buyoga bwa make cyo ni icyambere ukwica mu bwonko ugasubira inyuma icya kabiri utiraho se inzoga za menshi utuyoga nyine cyo kwa make makine kwica umuntu nyine umutwe nyine mbo tugarutse kwirinda uteza akavuyo ukaba umurakare kubera ubukene ukaba umurakare iyo ubaye umurakare baraguhemba ariko uciye bugufi ugakora ibyawe buhoro buhoro Imana ibiha umugisha kagera ku nzozi zawe ushaka kuba umurakare we ndakarabye nabo umurakaza atubwira umuntu kubera ngo agize ubukene mwese ubukene bwatuma ko ntabaye umurakare ngewe kandi nsenga nsha bugufi imbere y'Imana none uyu munsi ndi mu rwego bashumba bubashwe mu gihugu baguca iki bugufi abavuga ngo urabona nga pasi bajya amaturo barya iki ntago nemera ko pasi bazarya amabuye uzemera imiyoborere yabo uzemerera Imana bakorera uzemera ko nabari umunyarwanda uyu mwana wese derifata ituro musa amari yashana abagipfuye nari gurindazi ntabwo aryanze hoya ntabwo tubyihoreye pastor yari ku ruhimbi ntabwo ari afatira amatora barwa nyuma banza umve nyine irashana ari impaye nawe ipfuye n'inzira se naryo irindazi ambonye mu bunyarwanda ambonye ko nabaho nanjye rero iyo ufite kuri mu bantu ugenda utera imbere nuko mbabwiye ati mwirinde nyabuneka kujya mu byaha mwiyandarikamo abarakare mugira imijinya muvuga ubusa uri kumva bose tuvye nk'umuryo ugiye kumvugaho nange ndundi murakare kusha n'imbaraga sinkwihwanya se mwacakirana abarakare barahuye none bashaka kugira umurakare wo hejuru uri kumva cyakurikiye ari iki nuko wahangana n'umuntu dukunde Imana rero Pastor butumwa bwiza utanze turimo turagenda tugana ku musozo uri umushumba twagiye amahirwe kwakira watubwiye igihe kinini wamaze ubuzima banje gucamo ugenda uzamuka byanze bikunze nge numvisha ushimiramo n'imiyoborere myiza y'igihugu ndayikunda hasi ntacyo mfaraye hanyuma ndagira ngo ugire inama usoze uha abandi bashumba bagenzi bawe n'abizera n'abakiranutsi bari inyuma yawe ko bavuze kuri uwa mbere ugire inama ubaha uko bashumbiza Bibiliya iravuga ngo nimwumva mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya iyo umuntu yanze kumvira Imana ahakumvira igihugu cye ahakumvira abavandimwe be akigira ikihebe asarura kariyeri mbe iyo wumviye Imana impamvu uyu munsi mbaye ikiganiro yatwarwanye ubukimpaye niyo message ntambukije ifite akamaro yaba uyu munsi nakubwiye nabi umuvugishije niyo mpamvu aho ugenda hose ntubuze uzahura n'umuntu nizo mwana mu Buganda rakize yiba tuya amashanga umwana arangakira ati pastor muraho ndavuga ati yego ati imodokari yanjye niyo izajya gutwara abambarara umwana yarakiza afite amafaranga akwahuriraga ngaha yaba naramututse iyo gihe naramututse ntago uza umuntu ni munini umuntu ni mugari niyo mpamvu rero iyo haba amahirwe yo kuvuga ngo ndi umuntu ndiho mfite amaboko n'ibindi byose birakunda nge mbibwiye umuntu wabyumve cyane hano nabanga urabona ngabo hari n'abantuka ngo ntabwo ngo nkwera Imana ngo nabinda ni uburenganzira bwawe ariko
icy'ingenzi ni uko intumbero ufite nase umuntu nze kuvuga umunsi umwe ku kiganiro Abanyarwanda bameze neza bararyoshye umuntu aramya ngo umva ko kivuze nase mvuge ko bagomba gupfa ngisi iyo message mfite numva nabasengera bakabaho neza ahubwo asanga umuntu ari ushaka gushyira mu myumvire yiwe ko nta mana ukorera kuri umusazi kuri igiki umwaka urashize ufite abana uwa kabiri uwa gatatu uwa kane urahagaze nta muntu uvugishije ndagira ngo Abanyarwanda ngo twubihe Imana n'igihugu cyacu tuzatera imbere naho ubundi nubaha Imana ugasuzugura igihugu ntago nge simbivugiye abayobozi oya nta muyobozi y'umpemba nge mbivugiye nko mbyumva nk'umukozi w'iki w'Imana kuba umujene mwiza ni umujene ushaka kwicara hariya ugatekereza ko ejo uzaba umugabo uzagira urubyaro uzawurerera ahantu utabomoye ukaurerera ahantu utangije keje bundi umuntu yarambwiye ngo umugore aramubenze kubera ubwoko ndambwa ati ye tarambenze ku mugaragaro ndambwa ati ubwo umuntu umuzanira hano akeneye deliverance no kwigisha ijambo ry'iki ry'Imana inyungu y'umunsi ufite nuko je wena ufite kambisubiremo niyo nyungu yawe niyo wagira ngira akamodoka urumva ari igihe ngenda kwerumve nkabona mbonye umuntu arakogesha sinashaka kuyoza ngewe urukumva umuzamu wanjye akayirarira urukumva umuzamu akayoza indana iyo ndebye uriya muntu mbona mukeneye kushukura akwikenera nge nibereye hano ndagira n'umukozi yantekeye ibyo kunya nariye mu by'ukuri sinava ku kamera hano ngende ntekizo mboga ngende mfatisha iyo gaze ngende noza amasafuriya buri muntu wese muri domaine ye ni inyungu ya mugenzi we tuzakiganiraho umuntu wese ni inyungu ya mugenzi we niyo mpamvu umuntu wica umuntu ni umugome yanyicira mwarimu anyiciriza abana yanyicira wampa essence yanyicira umuzamu wanjye yanyicira umusirikare wandinda yanyicira umupolisi yanyicira umuyobozi w'umudugudu niyo mpamvu umuntu wica umuntu yanyicira n'umuntu twaganira tugatera burage umuntu wica umuntu ni umwanzi ni mubi ni sekibi n'imbere y'Imana ngiye mfite ubushobozi ntabwo namweza aho abandi bagiye namukwepesha ntasange n'abandi batabuza amahoro bagiye ukamujyana he niko nyine afite aho mujyanye mfite ubushobozi nyine uko ubundi mujyanye nkamushyira ahandi abandi bagiye wabyumvishe ubundi mushyize mu bibazo mfite aho mujyana namushyira he hawe nyine ntasange abandi bagiye hariya rero tugire urukundo tugire ubumwe twubahane dusenge duce bugufi twirinde amoko y'amacakubiri mu izina rya Yesu Kristo amen. Pastor reka tugane ku musozo ariko buri gihe dusoza nge hari ikibazo mbaza tumirwa natumiye iyo Kristo Yesu ataza kwitanga ku musaraba ubona abantu bari kuba bari he nge nakubwiye kuko uzarebe ibiyiba ku bantu mbonye nubwo haba ari imanura bakimenaga rikara hejuru bakinaga urukumva noneho mubwire ngo ntawe uzagutabara nta naho uzaba bose barimaze binaga Musubije neza cyane aho umuntu umva no muri Amerika barahari umuntu agafite etage nk'iriye akijugunya ariko ko hari ibyiringiro nyize gukinaho cyanyize gukinaho ndakena mbona inyuma n'imbere nta kigenda ariko nanifite Kristo ngende nirukanye nzabira musirikare mugurukire ubundi ndangize ariko jwirambye ngo nyuma y'ubuzima wari Kristo mvugiyemo hari ubundi buzima pastor yarambwiye ngo hari wihangana imugerageza namara kwemerwa azekamba ry'iki y'ubugingo iyo igisha mutandi mu nakoze iki waragiye ukamwiyahura ndasa urukungo tambikihebe niyo mpamvu yo Kristo kutubambirwa harimo akantu k'inyungu ariko abantu batabona karimo rero reka tugushimire nizere ko nitwongera gutumira ndahari wese uzagana nibi no kuvuga aho natangiriye nabyo ni ibyiringiro ko wari ugiye kwiheba kuvuga message ukuze ngo ngo Bwana Yesu hoya yubwiye umuntu reba muranzi hano ndi hasi chini Imana ingirira neza uri chini nawe abateje hari nange samutaye Imana izankurikira itangaza nubwo buryo rero Imana ifite imbaraga Imana icyaruka mu izina rya Yesu hari watuvugisha ariko ndambwira abantu baje gutera baraza hamwe kuko mashaka kugira ngo agire uzaza mu church mu bwirize niyo impamvu haravanga bari abashaka amaturo impamvu turi hano nuko tuyafite kambisubiremo singira umupasteri ushaka gucunga ntuzarya iki nibahumure Imana yabikoze niyo nabona nta bunyamaturo
najya mu mirima yanjye ngafata ibitoki nkarya n'abaturage babayeho ukumva niyo ntabona afite n'inkoko zanjye nafata amagi atandukanye nayo bakayagurisha ngafata ubutaka nkavanga nkarya sinkodesha bivuze ko ari nk'umuntu waguhamagara ahubwo ukaba wamuramira yarashoje benshi ndabafasha benshi sinkodesha ariko mana ukura umuntu hasi kamaze ngishimire batavanga umuntu ngo kwishyira hejuru tuyihe icyubahiro ariko pastor hari umuntu wambwiye ngo nayimbwa tuzayikamira naramushimiye yampanuriye neza nta nisigaye nk'amayinga ndagushimiye Imana iguha umugisha yambwiye ngo nayimbwa sinzayikamira none uyu Imana iguha umugisha no se ari umuntu ukabayimbwa se nyine yango yandebye amwe ati ejo hawe nayimbwa tuzayikamira ndamubwira ati namusubije ariko nizamwibuka nzamushyira ituru yarampanuriye nta muntu ukamayinga nkamayinka rero police 50 788 39 32 0788 39 32 Prophète Joel ushaka kuvugana natwe mu nama mu bitekerezo ntimwatukane hasi mujye mwandika mu ntoki turayifite kwivuganira bandike tu nzamubwira ati sabura koze Imana igumugisha koze Imana ahujya kwiruka vuba vuba kimukira kuri rugwiro kajya kanda gutuka abantu n'ubu discipline ngo nimba n'umuntu nimba cyazo ufiteho jya muri ribu bampamagare tukikemure nawe gutuka n'ubu discipline koze ibibaga afuru jya muri ribu irahari izimpamagare nayibona akazi kuko urumva bazimboze nsubize nayo burya yicaye haya niba hagira umuntu ubona akazi yakoze nayo yego bakumbona gasubiza nukumva kugira akazi kaboneke Pastor urakoze cyane Pastor Joel reka tugushimire cyane urakoze ndetse tugushimire ku kiganiro cyiza uduhaye amen utabwo tuzagukenera nabwo tuzongera tugutumire murakoze turabashimiye mwese nshuti bakunzi b'Urugero TV ndetse tunabashimira ku biganiro byacu mukurikiye ndetse mujye mukora share mukore like ndetse mukore na subscribe mukande kukazogera reka tubashimire cyane njyewe ni John Ndabarasa murakoze cyane